bakorana n'inkotanyi ni Sebucinganda wa Butete muri Kidaho. Lawrence yani umugore w'akenyeri kubisomera ruhije konseye wa Butete nakorana n'inkotanyi ntaguma inkotanyi ifite akabare kuri komine Kidaho n'abasore bo mu secteur ya Gitare bo ahitwa Kurusizi n'abasore bo mu Burambi nyine ngo barigize ya kane ni ya gatanu batagomba kuba kantu muri Kigali y'umujyi kuva uyu munsi kuri Pasika ejo nejo bundi akantu kateganyijwe muri uyu mujyi wa Kigali ndetse no kwitaki ya karindwi ya kumva rtlm ni materi nawe yasomye ku kamogi mu gitondo nibyo sha bimuhaburuza abasore bari hariya hepfo hafi y'ibagiro umuntu ajya ku Kimisagara simpaza ariko ni kwiteme ariko nababwira yuko ibintu mwamaye ngatumagura byanguye nabi natumaguyeho gatatu ariko birakaze ariko ngo bibahakuraye kabisa murinde rero uwo mwobo w'amazi ejo batazagira inyenzi iwunyuramo muzayimerere nabi mumaze kunywa kuri ako kantu